1 2 3 yemwe mwabagabo mwaba ku 10 ugere kuri rimwe 10 9 8 8 7 6 5 4 3 rimwe kabiri Tigisa mwari w'i Rwanda urenze rihana ubikorana muraro titaye kuri no muri korari Tigisa ni we mwamba woca ku bagabo bagati nkonda Twebami Nitwebami Nitwebami wanjanye kwitara utuma ngaragaza tara Nitwebami niki cyatuma ntagushima Nitwebami indoto zacu mu bicu Nitwebami garagaza impano zawe Nitwebami Nitwebami mu mujyi no mu cyaro Nitwebami again fresh Nitwebami TV uyu muri kumwe ni M1 Style nk'ibisanzwe nakoze urugendo rutoroshye tugenda ahantu harehare kabisa turi gushaka abana b'abanyempano hano ngaha bahoze batubwira kugira tubaganirize muri ibi bihe rero tugiye gutangira kujya tuganiriza abana bose ndavuga n'abandi bantu bose b'ibyamamare mugiye muzi ariko tutirengagije n'abandi bataramenyekana so niyo mpamvu rero uyu munsi niyemeje nkatemberera mu karere ka Bugesera nkavuga ntinjye kuganiriza abo bana abana dufite n'abana babiri umwe ni umuririmbyi mwagiye mwumva ndetse n'indirimbo ze zitandukanye turi buze kuzibumvisha nibishoboka uwundi akora ikintu kigendanye na dance abajama bimeze bitera shani neza nari umusaza okwita Boston Karazi kuko bambwiye ngo nawe winura amazina buri kanya wa nyine ako kazina nyine hari ukuntu kariyeri ikura deni nyine ugahita ugenda uhindura izina ufite harya imyaka ingahe ubwo mfite imyaka 16 ubwo uwo muntu umaze kwitwa amazina 16 wapire kareka ubu ngubu rwose buretse navuye kuri Karaba Dance nyine ku murozi nibyo nari inkuzi ubu none ubu ngubu rero ndi kuri Boston Karazi ejo wenda ndateganya kwitwa Vacha Dance buri mwaka uzajya witwa izina cyane uko bagukoreye bidi uzajya unitwa izina cyane nyine uko kariyeri igenda izamuka numva ko ngenda nyine ndengaho ukuntu ngenda nitwa n'indi zina harya niwe ukora iki niwe muri hanze njye mubyinnyi niwe mubyinnyi mudansa okay nahoze numva mu karere ka Bugesera wawe kumbwira ngo mwana urenze kaze ese umutipe kumana bimeze bite wa ni power ntaribi sure umuntu ushonje ntago naba nshonje akiri mu gitondo koko ndabyuka nkarya nkanywa none kumbwira ngo ndashonje ubimo neza fresh ndakomeye cyane papa alright ubu none rero twa dukoze urugendo rutoroshye sasa murabona ko babana tubagezeho umwe bamwita Kraba Boston Karazi Boston Kara share zina riri buze kugorana kabisa harya bakwita Nirika again fresh iryo witwa ryanyaryo iryo banyita iryo nitwa ngiye ubwanjye suko mfite amazina 100 ubu yose nayavuga kireka bambwe ngo nyakore mu muvugo sasa iryo wewe mera iryo ni nemera ni Nirike yes Nirika amazina y'ababyeyi bwite ubundi naya ako kantu ubishyizemo nawe oya bro banzu urambwira ari ukuntu usanga umuntu nk'umutipe wagira ngo nuwo mu Burayi kandi numva ari kuvuga ikinyarwanda kwa ariko iyi sizina nangiye kurisubiramo biri kunanira ndashaka kumenya mukandi turi bumaze amazina y'ababyeyi none we turashaka kumenya izina ryawe ababyeyi amazina banyishitse nitwa Nibizerike ari ryo nakuye muri razana nyine ngo Nirike kuko nafashe nayo kwizina ribanza iyo kuri nibizi mpita nshyiraho Rike nyine bita bibyara Nirike ubwo niryo narayifashe ndarihuza shaho kuko none wowe urankocoye kabisa aho ni sawa tu none ni wowe ni wowe mubyinnyi pa nje ndi umuhanzi baransi sasa rero uyu nguyu yatwemeye ngo ni umuhanzi mwe mukurikiye Nitwebami TV tugiye kuwakirira umuhanzi hano atubwira ubundi umuhanzi nta nubwo yivuga ngo nitwa runaka tayari ahita kubita freestyle okay akakubita freestyle akavuga ati noneho ngiye gutamo abafanazi banjye tugiye kureba rero sasa uriteguye ready okay twagiye Nirika again fresh
tuba majoro na caps turi kurwanira gang rishyamba ishyari kica rubanda bitches niga nshaka ubukanda gabanya di dore to Monica be abana gucemba ni hasi kuwa njya gashaka lompe we ziri mu buriro gatuma dik ifata umurego hayi west ni kwaje dore ko benshi bakunda shuti manigura ryuri menge menya imitega amabica dutega naje mfutse ku maso numva beat intera n'ubwoba gumana pusi zawe jewe ndabyanze ndakwamye gumana pusi zawe we bro arakanu nabonaga we watwa ari ibintu ndi kwibaza ariko muri iyi ndirimbo aririmbye numvishe ngo gumana niba ari iki ntago mbyumvishe neza kabisa ngo niki ngifata umurego ari niba ari diki abajama noneho bari kunyemeza kabisa diki ifata umurego ni igikize ni izo ni inyandiko ajama bani Nitwebami TV aba batipe kose numva ukorana ikiganiro nabo biraryoye ngo diki gafata umurego ngo gumana pusi zawe ngo ibyo bintu ko numva bizimije byatara umusa iyo bavuze gumana pusi zawe se buriya urushatse kuvuga iki ko indirimbo warembye rwose shaye wana numvishemo ibintu bike pe natema abanyarwanda umvishemo ibintu bike nyine nari ndi kuburira amaji ndi kubarabura mbabwira ati ababera nyine abakobwa bafite ukuntu basigaye barigeza abantu barenze urumva bitwaje icyo bari cyo nawe urashona ese najya kure nyine ndi kubarabura nyine ngo bajye bagumana ibyabo natwe tugumana ibyacu umuntu nashaka kwiryaho agumana ibye nawe gumanire okay now reka tujye ku mutipe hano bita ni Boston reka dukoreshe Boston kugira ngo dusobanurire abafanazi ba Nitwebami TV kugira bakomeze bumve ese ubundi Boston iryo zina ko numva atari ry'ababyeyi ni ryo ry'ababyeyi cyangwa happy ntabwo iryo zina ry'ababyeyi nakubwiye ko nyine ari irya kariyeri ni irya kariyeri amazina y'ababyeyi bwite na yahe amazina banyita ko banyisa amagenuranura atiso ni kuyavuga se bro ni nzapfa rwageze ku muryango cyane nyine ni kwizera Fisto tu kwizera Fisto subwo nk'ubwo yugumana izina kwizera cya Fisto ko numva ari izina ryiza kwizera kwizera buriya shaka no kwizerera muri Nyagasani ntabwo wajya kwizerera muri dance okay buriya hari uburyo ngo umuntu ajya kuri stage agatangira ngo nitwa kwizera harya bura byahita bipfa uhennye mu bako okay now ubu rero uyu nguyu ni umuhanzi ese bro watangiye kuririmba ryane ko navutse mbizira ngoke nje navutse mbizi hari uburyo umuntu agera imbere akamera agatangira agashaka kugira ngo yemeze abantu ariko atari kasanzwe azi ese ubundi ufite indirimbo zingahe indirimbo subu nabara indirimbo zimaze kuba nk'eshanu okay umaze gukora zingahe izizwi barazi ni nk'eshatu wacuranga abantu bakabyumva neza zirazwi se zaprodinzwe ne ebyiri iyindi ariko nayo ubwo nyine muri studio urumva zirimo zose ubwo hari indi ngiye gushyira hanze ejo bundi bita Tigisa dukubiteho akawopera twumve kuri Tigisa umve ko bizaba bimeze neza ku buryo abakunzi ba Nitwebami TV bari bukore subscribe bakavuga bati ikigeraho notification duto tuyibona Tigisa mwari w'i Rwanda urenze rihana ubikorana muraro titaye kuri no muri korari Tigisa ni we mwamba woca ku bagabo bagati nkonda ubikorana muraro titaye kuri no muri korari Tigisa ni we mwamba wohegwa n'abakamba tutibagiwe n'abakambwe uca ku bakapo bagati nkonda uratigisa nk'aba crazy kukubona hehe narezi ntaguswe naba ndi umurezi Tigisa wangize hero aho nciyeho se ni hero Tigisa nakatishinzi kuri njye uri mapenzi iyo nsuye mfata konji ukuvuga murya inkonji Tigisa ubereke kuri special nireke nguhe ibirenze ibirenze Tigisa mwari w'i Rwanda worenze rihana we again fresh all right
bakunzi ba Nitwebami TV murumva ko bano bana barashoboye kabisa nta nubwo navuga ngo ni underground kubera ko ndumva bafite icyizere kidasanzwe bafite ibitendo bidasanzwe n'akaranibi njya nkashobora n'akaranibi nkatamo nta all right ese iyo ndirimbo yo yarasohoye yaryo turirimbe cyane iri muri studio tubwiye iyo niyo ngiye gusohora ntago ndayishyiraho harabura iminsi mike cyane bayitegura right ubwo ngubwo kabisa ndizera ko muzajya muhita munakora video ese mukora video cyangwa mwikorera audio mukarekera na video turazikora sometime hari gihe nyine tuvuze ngo tubikore ariko nyine urabona ntago ino minsi meze nabi ariko turi kubasha kubyaranja ngo turebe ngo ni ibiki ese bro bambwiye ko we Fisto cyangwa se Boston bambwiye ko uri umubyinnyi ese wigeze ubyina muri indirimbo z'uyu mujama muri video shawe mutipe nyine hari drill twiyeze nyine yize gukora njyamo ariko nyine urumva nyine ni genge yanjye n'ubundi azajya ndabura mu gihe nyine yaba afite iyo video nkayijyamo nari nahoze numva ngo mu karere ka Bugesera ikintu bita ababyinnyi niho batoza ngukorera kuri Maison de Jeunes sibyora kuri Maison de Jeunes ubwo rero twifuje kugira ngo duhuze umubyinnyi n'umuhanzi sibyo urumva ko mu kanya uradukubitaraga freestyle bwo urumva muri iyo uri umuhanzi ubwo ukubita freestyle ukaririmba ukanyura abo bantu ibintu bikaba bimeze neza fresh ariko iyo uri umubyinnyi mu kanya turashyiramo practice nawe twereke ubundi ushoboye iki wamugane sibyo ubwo rero nibyo navugaga nti kuri Nyamata aho ngaho kuri Maison de Jeunes ni wowe wigisha abantu babyina ni wowe bagira gute ese koko nibyo cyangwa ni kwa kuno umuntu aba yahamagaza umunyamakuru ngo wumve ko ibintu ari ibya danje yashaye mu ibyo bintu nyine nibyo kandi ngiye gusa nyine ikintu kimwe nakwisabira wowe ukora wenda ingendo zirenze izacu twebwe wenda ingendo dukora zirenze ni perform ku ma stage nyine runaka ariko ikintu wewe kimwe nakwisabira uzanzanira mu tipe bita Jordan ndashaka kuzamwemeza wenda bakaduha bato nk'iminota 10 nibura nje namwemeza ura mu tipe kuko asiganje mu mutwe byata ijama umuntu bigereranyije nabo bakunze ba Nitwebami TV ndagira ngo mbabwire ngo uwo muntu uvuze uramuzi ndamuzi Jordan uriya nzamuhabye ariko nyine time harege my friend ubwo ufite gahunda yo kwicaza Jordan nje namwicaza kuri dance namwicaza pe mbivuze mbihagazeho nka Boston okay mukanya rero Boston sibyo tugiye kukwakira kudukubitira cadence dukubitira cadence ku buryo abantu barayibona hari abaravuga bati rwose uyu mwana arashoboye uri tayari shandi tayari uri ready okay reka tugaruke kuri uyu muhanzi ese brother Nirik ndumva uri kongeraho akantu ka again fresh azi ko amazina abaye 7 8 ubaye ikigorera izise ubundi iyo mvuze ngo ngiye kuririmba ako ni nk'akajingo kanjye bura ntanavuze ngo Nirik nabwa fresh baba bimenye fresh we ni nka kwa kundi Bruce Melody agera kuri stage agatanya ngo wuhu yes okay kumva abafana bose bakubisa amaji none nawe urashaka kugira ngo ugera kuri stage uvuge ati fresh bose bahita bayazamura all right none se nibyo nakubazaga we watangiye kuririmba ryari njyewe buriya urebye navutse nakuze namenye ubwenge numva ikintu nshobora kuririmba cyonyine no kurya ntabyibagiwe njya mbona abahanzi kenshi batagira ibintu ugasanga ziguhanga ariko se ntazi kubyina so we ntago uzi kubyina ku buryo njya kuvuga ngo cyangwa nawe wigisiriza ko akunda tubwiye ngo tugisamwa nyine kubyina umuziki ubundi ni nacyo ngukundira umuntu aba yicaye ari kureba ga TV ameze nka gutya hakazamo indirimbo wera katajyamo pusi agashiduka umutwe uri kubyina cyangwa ukuguru ari kukubyinisha urumva nawe biramutungura nanjye rero byantunguye ndabyina right now ubu rero tugiye kugenda twibanda kuri uyu mubyinnyi wacu mu kanya tugiye kureba ese bimeze bite ese koko azi kubyina bakunzi bacu rero ntago tujya tubatenguha reka dushyiremo uyu mutipe umubyinnyi dushaka cadence adukubitire turi ukuntu yicaza uriya mubyinnyi yavuze ku rwego mpuzamahanga yavuze
Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette chanson? Levez les mains. Là-haut. Levez les mains. Là-haut. On y va. C'est parti. umuryango wanyu ni wowe wenyine wavutse ufite irampano? Sha pipe twebwe umva menya n'umupeti mutonya wo mu rugo rwose ababyumva bya danje cyane. Okay. Tinye ko na Mary nyine nawe yabikurikiranaga kandi n'ubu ngubu nyine yagutamo kabisa. Azi kubyina se? Efo. Ariko rugubejya. Oya n'ukuri pe. Noze Boston. Wenda ubundi kuki wahisemo ikintu cyo kubyina udahisemo ikintu cyo guhanga cyangwa se ubundi niyo mpano yonyine ufite cyangwa wumva aricyo wimikirije imbere kurusha ibindi? Sha nyine ngewe mba numva kubyina cyane cyane nibyo bimbangukira nyine nkuko mva umuntu ngabangukirwa wenda no kumasha rero nanjye nyine mva kubyina nyine ni ibintu bya famille tu. Okay, none se ubundi uyu mujama ubundi ko mbona ari kwigunga mu kiganiro ubundi muraziranye cyangwa se bimeze hano ni ukwirekura ni umudendezo freedom ubundi ukumva ko tayari yes ese ubundi usanzwe umuzi cyangwa uyu mutipe ari kutwiyemera? Ayo se banza muzi banza muzi kuko ndi kumva hari utuntu ari kugenda ashyiramo nkumva namukubita kuko kera ajyaga mbwa ko akunda guhiga. Yes. Okay. Ekunda guhiga yirukanga n'ishwe n'ibikiraza. Aho ngatangiye kuzanamo isebya nya. Ese bro twaganire cyane ariko se nibagiwe kubaza ninde munyeshuri muri mwebwe? Mwese muri iga cyangwa? Twese turacyayasoma. Mwese muracyayasoma. Uri mu kange wowe? Ngewe ndi gucika kabiri. Mu wa kabiri. Nyarwanda imvugo z'imihanda no turazikirara. Okay, bakunze bandi Nitwebami TV murabona ko biracyakomeje kuryoha kandi turacyakomeje kubagezaho aba star bacu bazaba basimbuye babandi musanzwe muzi ejo. Bamwe bagira gutya bakipfira bakigendera abandi bakagira batya ugasanga ntibigikunze mu muziki akigendera. So now niyo mpamvu tuvuga tuti naba ngabo mu bafashe n'abana bagishaka kuzamuka. Abakunzi ba Nitwebami TV tugiye kumutungura ashaka indirimbo igendanye na Nitwebami TV. Twumve se koko nangera kuri arena akavuga ngo bakamutegeka bati turirimbira indirimbo runaka. Zo batabishobora. Tugiye ku buryo azahanga niya arena arimo. Ku buryo umuntu ashobora kubwira ati hanga indirimbo y'aha hantu tugeze. Okay, tugiye kureba so ushaka indirimbo igendanye na Nitwebami TV wayivuga neza wayisebya waburaga ariko uririmba indirimbo igendanye na Nitwebami TV. Aha ngudutemo twumve. Nyine bro ukora akantu uvuze ngo ahantu uri nyine kuhita hasanisha ugakoramo indirimbo ngo ako kanya atari ibintu uvuga ngo warepese bura ni nkuko wabaza padiri ngo usengera he unasanze mbyutse ntari borosa ntaranoga mba mbirimo. Yes. Now ngo dutemore ambarira imbere Nitwebami. Yes. Nitwebami kabisa. Nitwebami 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 wanjanye kwitara utuma ngaragaza tara Nitwebami niki cyatuma ntagushima Nitwebami indoto zacu mu bicu Nitwebami garagaza impano zawe Nitwebami Nitwebami mu mujyi no mu cyaro Nitwebami again fresh. Nakabisa umwana kwiyamashika. Alright, now murumva ko turamutunguye ariko yesa avuga ati Nitwebami mwanzanye kwitara ngaragaza tara. Now
bakunze ba Nitwebami TV murumva ko uyu mwana arashoboye ntago yayirepese ntayazi ni ibintu aba kubise nyiraga freestyle kaho ngaho tumutunguye nkuko kose ati Nitwebami mu mujyi no mu cyaro Nitwebami harya ngo twakuzanye ku itara mutuma ngaragaza tara. Okay, aka kanavuze neza cyane nicyo byumvikanishije kuko birumvikana ko ushobora gufata umwana koko nkuko twamugezeho urabona ko bibanejeje birabanyuze kandi koko nibyo tugikomeje kuvuga turacyareba ama interview turacyakora ama interview y'abana bakiri hasi bakiri underground ariko abo bampakane ngo sa underground kandi ndabona ari underground bimeze bite bro ngaye bazuwe wewe mekuru underground ubwo umufanazi wawe yavuga ngo iki koko ati waba mutetereje wanze kwemera ko underground kugira ngo umufanazi batagira nawe bwe yatananuka kandi abafanazi banjye bari hano. Okay, ese ubundi hari ahantu wari wajya ngo indirimbo zawe ziri gucurangwa noneho by'akarusho noneho iyo ngiye nkasanga nk'umuntu ari kwicuranga tanzi binkora ku mutima wenda wowe mba mbona ko kuko iyo ngoma ikunze atarwa ngo nuko we ambonye ariko nk'umuntu tuziranye aho mwumvisha kucana ati buriya wasa ari umujama aranyishe kabisa urumva we yanyuze ahantu agasanga indirimbo bari kwicuranga mu buryo busanzwe arigenda nyine batanamuzi ariko yaba ari umujama we bari gutera indirimbo aho ngaho cyangwa bari gutera ubujoke busanzwe yakumva yicuranza kumva umuzinyura zamuze yatangira kumpa respect nk'abati ndabizi ubwo mu mutima uri kumva wananyica ibyo ni ibyubahiro by'abaturage. Okay, now ese ubundi ninde ufatiraho nk'urugero mu guhanga ntawe pe mu guhanga nta muntu ufatiraho nka role model wawe muri uru Rwanda ukavuga uti byibuza wenda nshaka kuba nka Bruce Melody n'abandi reka ngewe nduwo ndiwe umuntu mfatiraho urugero yes shaka nzi ko umuntu ataramutse yize atanamenya kandi wamenye kuvuga kubera mwarimu wakwigishije ndakeka ko wanagiye no kujya mu muziki nyarwanda ari umuntu byibuze uvuze ati uyu muntu ashobora kuba aririmba insubirajwi ashobora kuba ageze nkumva insubirajwi zo nzemera cyane ariko insubirajwi ninde murapero urimba insubirajwi cyane ba Buda Bulldog nyine Riderman umeze badani nanone ibintu by'insubirajwi nanjye ndabyemera ndazifite nyinshi cyane. Okay, now ese ubundi bro wewe wigiye wafatiyeho urugero kuri ndi muri dance kumbona mu Rwanda ni ari nkaho bira bintu bya dance bitangiye gufata urundi rwego rwo hejuru wewe wabyinjiyemo ute kugira ngo cyase wafatiyeho ndurugero kugira uvuga uti mfashe icyemezo cyo kuvuga nti ngiye muri dance pana muri music nk'uyu lyric nawe turagera utubwire ese ninde wafatiyeho urugero shangiye mu dance wanjye nyine yaje gutya nyine agira kwinjira mu gakino ahita araburiza ariko njyewe nemera cyane nyine nka role model ni Titi Brown ni musaza nubwo nyine ari gereza ndamushya fo Titi Brown mpamvu nakubwiye ngo nta muntu mfatiraho urugero kuko hari uwo nafatiraho urugero ugasanga we nibyo bimutunze ugasanga nimba naramukunze ubwo nanjye ngomba kubikunda nk'iyi jama yavuze iti Titi Brown arafunze ariko mufatiraho urugero ese burako ko nuwaba wamufatiraho urugero se ku mico ye myiza yose ntago ubu byumva nawe tuvuge ko azakora ibyo paka n'abageze muri gereza bura character ze aba yumva nawe zaba nkiza Titi Brown ikintu namukundiye ni umuntu utaharaniraga inyungu ziwe wenyine nyine yafashanyaga na genge yiwe kugira barebe niba bagira kure rero deni ariko nyabo mvuze ngo njyewe namufaniye yuko wenda ari gereza wapi njyewe nyine nakundaga wenda umutima mwiza arifitemo n'ukuntu yumva yazamukana na genge yose bose bakagira nyine kofi. Okay, now reka tugende tugana ku musozo ariko tureba ese ubundi ufite uwuhe mwihariko muri uyu muziki nyarwanda cyangwa se niki cy'umwihariko no mu buzima bwawe busanzwe wiyiziho? Ikintu nizo nuko ndi imvange ngewe. Uvuze? Ndimva. Oya hari ibintu. Uri umuceri n'ibirayi. Ubwo ngubwo impamvu nkubwe ngo ndimvange. Dri ndakoma. Trap ndakoma. Hip hop
nuko ubwo rero kugira ngo haboneke umuntu umeze nkanjye cyamusaba kuba nyine ari igikorano ari robot. Now ese wowe ufite umwihariko bro? umwihariko wanjye se shangiye nuko ibyo nshaka kujyaho nawe uzabigeraho bari abapeti nako bari abaniga ni bakuru banjye nako reka ndeke kubita abapeti bariya nyine ngenda hamya neza yuko nzajya gushyika mu myaka barimo sha niyo bankurikiza umugozi batamfata kuko imisozi nzaba ndiho karisimbi. Uteye imbere pe, urateye imbere, usabye Imana tuzame kuba umuhanzi, irabiguhaye, guhaye impano, iguhaye audience, urugiye kuri stage abantu ku muganire iruzuye abandi bumva igitaramo hanze sibyo, ariko sundi ibyo byakumara iki cyangwa se byamarira iki societe muri rusange? Na bitewe na hasi umuntu aba yaraciyemo mba ndeba nkavuga ati bura abandi baza nyuma yanjye nabo bafite impano yo kuririmba nabafasha ntitengo hari icyo nagezeho kuko biravuna abakubwira ati we ntabwo uririmba urahebeba nyine byose ukabyihangana ni hasi ucamo inkweto ujya muri stu yahengamye kandi nguri rasta nyine birasaba gukora cyane niyo mpamvu nanjye nafasha abantu cyane byananshimisha na Mary atavuze ngo yabyaye idage ati Mary atavuze ati nabyaye idage. Nawe uravuze umwihariko wawe cyangwa se ni icyo gikorwa kidasanzwe ubona kitakozwe ku buryo ari cyo wakora? Igikorwa cy'umwihariko nanjye mba numva nyine nk'uko nawe babwiye nka Titi Brown urugero, nawe mba numva naharanira nyine inyungu z'abantu nyine bari muri society yanjye tu banumva umupeti wese nyine ubyiyumvamo cyangwa se umuntu runaka banumva nanjye nyine maze kugera kuri iyo target niyemeje banumva nawe nyine namufasha akagera nkaho nageze cyangwa se akanandengaho nyine tu. Okay. Now urumva ko nawe waharanira inyungu zitari zawe gusa, inyungu z'abantu muri society rusange. Now turakomeza twibaza tuti se ubundi nizihe nkaho umubyinnyi nizihe mbogamizi uhura nazo? Imbogamizi mpura nazo muri dance ni nko kubura nyine wenda cyane nyine abantu bagusapotinga kugira nyine natwe turebe ko twagera ahantu kure. Nizo mbogamizi mpura nazo cyane. Ese ntabwo urajya nko kuri stage ngo uhanuke kubite hasi wenda? Wapi ubwo kuri stage nagiyeho rimwe ngiye gusimbuka umupira nibwo bwa mbere nakotoye mita ninyuramo ariko ngo imbere ariko ntabwo naguye hasi ya stage. Kwa kantu watweretse turi gusimbuka umupira wagiye kuwusimbuka nka kuriya gafatwa mu maguru nawe reka turebe uyu we yatubwiye challenge bati hari umuntu unyura akubwira ati urahebeba ukajya stunga ariko ngo ubura nayo kwishyura ugasanga indirimbo maze umwaka. Ibyo bibaho cyane erega kuba umuntu aba ari kwiga urumva n'ubundi nta power bafite yo kuvuga ngo ibintu byose abimanaginga ngo bigende nk'uko abishaka. Sibyo ko niyo umuntu ari umukire nawe aba afite inzozi zo kuvuga ngo nshaka kugera hariya, nimba afite imodoka imwe abavuga ati nshaka izindi ebyiri. Nta zindi mbogamizi uhura nazo uretse ibyo? Imbogamizi abantu bakuvuga buriya ngiye noneho mva umutima mwiza ngira, ni nayo mpamvu buriya mu mazina mfite Mugwaneza naryo nshaka kuryongeramo buriya nanjye mfite umutima mwiza nicyo nshatse kuvuga urumva. Umutipa akaza akavuga ati mfite impano yo kuririmba, noneho ko waba atazi ibintu bya stungo binagenda bite ati ngareka nkugezeyo reka tugende twumve ibyawe. Mwagerayo we aho kugira ngo azakora ibye yabona ingoma imwe amaze kwifata umutwe ukatubyimba kagusarana rwose akakubwira ko atanakuzi nta n'ikintu yagezeho, nawe uvuga ngo wamujyanyeyo ntacyo uravuga ngo wagezeho nyine ngo kirenze ugasanga ni ibibazo. Right. Now murasaba iki abantu bareba Nitwebami TV cyangwa se abafana bacu muri rusange murabasaba iki? Share, comment, subscribe ahantu hose urumva. Inkunga nta kindi we wagufasha tayari urakoze ko udusabiye subscribe and share, ariko se nta kindi we wumva byibuza ku ruhande rwawe bagufasha? Ni nko ikintu bamfasha urumva ni ugukurikirana ingoma zanjye nanjye nyine bikagera ku rwego numva nyine
ahantu hose ngeze numva indirimbo zihari ariko banazi ngo uwo muntu ninde, ibikorwa nyine bikagenda byiyongera, nanjye mbaha imizigo burimo uko urukundo rwabo nirwo runtera gukora. Okay, hano ngaha tujya dukurikirwa n'abantu bajya bakora ku ma radio, televiziyo, ntayiriwe namamariza hano kuri mikro, abanyamakuru batandukanye. Ese bo urabasaba iki? Biba bigoye cyane kubasaba abantu tutari kumwe, mutahuje bari kunyumva, bari kumbona. Ngiye ikintu mbasaba ni promotion zabo kudufasha bakadusapotinga, izo ngoma bakazikina, kuko nababwiye ko nkora injyana, nta njyana iginanira na gospel burandajya ngerageza. Na gospel wagerageza. Now tugiye ese wowe nawe urabasaba iki? Nkawe none uri umudanseri, uri umuntu uraho ngaho uriko na bintu byadanje, urumva kuri radio ntiwakinwaho, si dances kuri cyakora kuri televiziyo ushobora gufata akantu gato gakinwaho. Wowe urasaba iki abafanazi bacu? Abafanazi ngende kumva ikintu cya mbere nabasaba, natwe hari ahantu wadukurikirana rega nyine bakadusapotinga tu. Tugiye kureba ese ndabona batangiye kunanirwa muri makeya, na akantu ko kugira ndebe kuko umuntu azi gutekereza. Okay, ugiye kutubarira kuva ku 10 mu masegonda 5 ugere kuri 1, ku 10 kugera kuri 1, 1 2 3 twagiye. Ndacyari gutekereza. 1 2 3 twagiye ndazamuka umanuka. Ngambwira hera kuri ku 10 ugere kuri 1. 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 yahera niwe. Okay, noneho tugiye kunde watayemo 2 na 5 na 7 nawe nawavuze. Now twakomeje now, ubwo tugiye kuri Boston. Nawe tugiye kumukora aga challenge ke, nawe agiye kutubwira amagambo avuze ati, uravuga ngo urahamagara bari abagabo ubwite, yemwe abagabo aho baba baboheye. Twagiye 1 2 3. Yemwe mwabagabo mwaba kampinyure nkuri gukora dance. Yemwe mwabagabo mwaba umujya kuvuga ati aho baba baboheye byamuraniye neza burundu kabisa. Ariko nyine biba ari ibintu bigomba kubaho mu buzima. We n'ubusanzwe ntabwo yakoze umunwa, yakoze amaguru. Reka tugere ku musozo w'ikiganiro, twibaza tuti se ubundi muri rusange ukorera he, umuntu yagusanga he nubwo baje bambwira ngo uri Nyamata, se ubundi niho kukuburi? Nyine ahantu ngiye wankurikiranira Instagram, TikTok na YouTube, wansanga kuri Nyamata Vibes. Niho wankurikiranira tukabona ibihanga dance zanjye. Okay, Nyamata Vibes nibundi mukomeze murebe dance ze, murebe abo batoza, murebe abo nabo yigisha kwa muri rusange, murebe n'abandi bana nibundi bagorora imibiri. Rimwe nibundi nzabasura muri practice, ubundi mbasure ndebe se ibi mubikora mute. Rimwe nzahagera. Se mukora kwa kangahe no kwa kangahe? Dukora nk'uko tugiye muri vaka, tuzadukora kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Now turakomeza tuvuga tuti nabifuriza ishya n'ihirwe kandi nkabifuriza kudacika intege muri rusange. Ndakomeza gushishikariza abantu mukurikirana Nitwebami TV yuko aba bana rwose mwumvishe ko bashoboye, baherere mu karere ka Bugesera, umurenge wa Musenyi. Gusa nyine uyu we yavuye i Nyamata, byatubere byiza kugira tubahurize hano i Musenyi, mu murenge wa Musenyi ndakeka niko hitwa, sibyora? Okay, ubundi tubakoresha interview. Namwe mukomeza gukurikirana Nitwebami TV, mukomeze mubakorere subscribe ni YouTube channel ya Nyamata Vibes. Nyamata Vibes. Okay, aba bana mwumvishe ko bashoboye kandi koko barashoboye. Twaganire, twagiranye ikiganiro cyiza cyane, nabashimiye n'ukuri. Mukomeze mubashyigikire kandi mukomeze murebe ibihangano byabo, abatureba abadukurikira mu kindi indirimbo zabo. Umvishe ko nkuri afite Pussy, Tigisa n'izindi. Uyu
nawe afite nta kabuza, uyu nawe afite dance nta kabuza ko byaba. Okay, now n'uyu nguyu nawe afite dance zitandukanye yagiye akora, afite ibitaramo byinshi, ngo numvishe wanakoranye na Bushari. Nakoranye na Bushari ejo bundi hariya ku Gahembe, benshi barahazi. Okay, murumva ko nibundi ahantu hakomeye hose henshi bagenda bamutumira. Now mubashyigikire rero, mushyigikire Nitwebami TV, tuzagaruka. Kandi ikindi cya kabiri, twebwe nka Nitwebami TV twafashe ingamba ndetse turi kubyiyemeza ko tugiye kuzenguruka igihugu cyose ndetse no hanze yacyo, tureba abana bakifite impano b'abandground, tukireba ba bantu bashoboye koko, tukabakoresha ama interview, tukaberekana muri kamera, mukababona. Kandi koko n'ukuri n'iby'agaciro, kuko ejo aba ari amaraso mashya dukeneye. So thank you. Musezera abafana.